muvuna muheto banza reba yitwa Bruce Melody. Uyu nguyu cyangwa abangaba Vestine na Dorcas ariko ni abana baje nabo byabo byarihuse, bameze nk'abantu Imana yazanye aravuga ati umva mugire vuba mwacererewe. Uyu yitwa Israel Mbonyi. Buriya Israel Mbonyi nawe ari cool cyane. Jitafuka ariko kumba numva bizi men, kumba numva yishimbiye nk'agashinga. Yaragira bata agashinga kibereho. Nje nkora ibintu nzi, umuntu baramubaza ngo bone niwe kaba ngo dorana niwe. Bone niwe dorana niwe. Njema numva no bari nijya bivuga atana bitekereje ntago bibo jitafu yimbiye agashinga kandi twaragakunze. Waba umenya ko ababikora bizi cyangwa atabizi ntacyo bivuze, aba ni umuntu wihimbiye agashinga. Kandi mba numva ari ukuntu we n'umuhanga avuze ngo reka ntekereze, yatekereza kabisa. Uyu muntu you kumuvugaho n'ibindi bintu. My boss Mwendabirene ni umuntu munini cyane. Buriya noneho icyaba cyarabayeho cyanye cyose agatere nta cyandutira ko bari we muntu akanya uri gutuma uvugana n'abantu mu kiganiro cya one on one. Uko ibona bamwita Kasuku wa mipango Jess Kwizo. Kasuku rero Gasuku cyonzi cyo nuko ari umuntu wanjye. Buriya nta nubwo tunavugana ariko ni umuntu wanjye. Gasuku niwe ninjye muntu buriya sindi ikintu ariko ngewe ndabikunda. Ninjye muntu tutari tugirana utuntu tw'utubazo kandi rwose nimba ari uko n'ubundi nta n'icyo mba nkijije nta n'icyo mba nishe. Nabivuga kuko ushobora gusanga bazabyivugira nk'abamutanze.